nageze kuri stade ya Huye saa 9:57 saa 10:05 ibikoresho byose by'akazi byari biri byensitaye neza cyane kandi nta kibazo byigeze bigira n'uvuga ngo umuriro wari uhari kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Hanyuma rero match yagomba kuba saa 11 saa 11 abantu murabizi ko iyo Meteo Rwanda irimo iratubwira igihe izuba rirasira n'igihe rirengera, murabizi ko izuba ryo mu Rwanda rirenga saa 12:05 kujya inyuma. Mbere ya saa 12 ahantu haba hagaragara haba habona. Icyo gihe amakipe yakoze warm up amatara atari maraka, amakipe yasubiye muri vestiaire amatara atari maraka, amakipe yinjiye mu kibuga amatara atari maraka, ndetse uwo bita Rukundo Abdulrahman Papley niwe agomba gutangiza umukino. Yarahagaze muri ka kaziga nyine kuri baro kuri wa murongo utangirizwa w'umupira, yarahagazeho. Celeste yari yamaze kubaza abazamu niba bari tayari, abasifuze ku mpande yari yamaze kubabaza muri tayari, bati turi tayari. Twese dutegereje ko basifura umukino ngo utangire. Komiseri w'umukino ni Hakizimana Louis yahise amanuka umukino utaratangira saa 11 urumva ko habonaga bari bagiye gutangira nyine amatara ataraka. Aravuga ngo oya, ntabwo mushobora gutangira umukino amatara ataraka. Noneho abantu muri Mukura baravuga bati iyi siyo match tugiye gukina saa 11 n'amagaju ntago ariyo match agiye yakinnye saa 11. Iyi stade dusanzwe tuyikoresha saa 11, iyo match iri butangire saa 11 tumenyere ko ducana amatara umukino uri muraba. Kuko amatara ya stade Huye mu byumve neza yaka mu gihe cy'iminota irenga 20 kugira ngo nyine amatara yose abe yatse neza. Bitwara iminota irenga 20. Baramubwira ati wareka match gatangira tukaba ducana amatara akaza gusanga match irimo kubera ko saa 11 harabona nta kibazo cy'urumuri gihari mu kibuga. Rui arababwira ngo oya ni mucana amatara. Byabaye ngombwa ko match ikererwa iminota 27. Saa 11:27 nibwo amatara yatse kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Stade mpuzamahanga ya Huye abantu bayizi, abantu bazi ihuye reka amabasobanurire. Stade mpuzamahanga ya Huye ifite amatara 4 azengurutse stade. Hari itara rireba aho bita kuri Galileo nahoze gare ya kera, hakaba itara ritera umugongo aho bita kwitaba, hakaba itara ritera umugongo aho bita ku karere ka Huye, hakaba n'itara ritera umugongo aho bita kuri Théâtre de Verdure, ubwo ni mu bice bya RPF ifite ikicaro hano mu karere ka Huye. Ayo ni amatara 4 azengurutse stade ya Huye. So mu kwaka rero kwa aya matara uvuga ngo aya matara ya stade ya Huye hari amatara 2 agira amatara 88. Nuvuga ngo igiti reka nkiti igiti cy'itara harimo ibiti 2 by'itara bigira amatara 88, hakaba n'ibiti 2 by'amatara bigira amatara 76. Mu kwaka rero kwa stade Huye byagenze gute? Nuvuga ngo mu kwaka hatse amatara 3, itara rimwe ryanga kwaka. Noneho ya matara 88 ari ku giti kimwe nayo ntiyaka yose. Nk'igiti gifite amatara 88 akaka 73, igiti gifite amatara 76 akaka nka 66. Noneho umupira uratangira, bakina iminota 17. Ku minota 17 icyo gihe Rayon Sport yari yatsinze igitego cya Bedi Biramahire bavuga ko yaraririye. Mukura yari imaze kurata igitego cya kindi bavuga ngo kugitsinda bigoye kurenza kukirata. Uwo bita Zuberi yaramaze kurata igitego kitabaho. Ubona nyine ko match yaryoshye kabisa, yari match ifunguye. Mukura na Rayon Sport baratakanaga bikomeye cyane. Ahubwo cyo kukirata bigoye kurusha kugitsinda. Urakoze cyane. Yego. Noneho match yari ifunguye ku minota 17 habaye reclamation iturutse ku bakinnyi. Bavuga ko amatara ashobora kuba atarimo arababanira. Barongera bahagarika umukino. Baravuga ati mwe muhagaze turindire ko amatara yose yaka nk'uko amategeko abiteganya. Amatara ya matara yari yatse ari make ku biti aza kwaka yose. Ariko uribuka hari igiti kimwe kitarimo kiraka. Uvuga ngo ibiti 3 by'amatara biraka. Noneho kimwe nticyaka, ariko baravuga bati dukomeze umukino. Noneho ubwo yose ahabashije kwaka arimo araka, dukomeze umukino. Uwo mukino rwose ntago wamaze iminota 5 hahise haba noneho kubura burundu. Nuvuga ngo stade yose ihita izima. Hanyuma Celeste
Luwa aramubwira ati hagarika umukino urahagarara. Barahamagara abakapitene b'amakipe barabaganiriza. Aha niho none ngiye kwinjizamo umuntu bita floor manager. Nkuko ari floor manager. Twari turi kuri stade gena ndi muri kabine yogeza umupira. Ariko floor manager yararaho ba floor manager baba bari ku kibuga. Bahita à bord du terrain. À bord du terrain. Yarahagararanye n'abasifuzi na komiseri. Yumvise ibyo baganira. Mu ijambo. Floor manager afata ijambo ryawe usobanure ibyo wumvise. Yedose kwiremereye. Cyane kwizigirana nagushimira bisobanuye neza uburyo bikurikiranye rwose niko byakurikiranye ariko wenda reka ninjirire kuri insida ya mbere kubera ko nyuma y'uko umukino utangiye utinze ngira ngo bamaze gukina iminota hafi nka 25 gutyo nibwo nyine urumuri rwatangiye kugabanuka kubera ibyo kwizigira asobanuraga hari amatara amwe atarabonaga urumuri rutangira kugabanuka ubwo abantu muri stade baravuga ati nyamara ntabwo stade iri kubona ngira ngo n'icyo bitago Zuberi yarase kwizigira avugaga akimara kukirata nibwo abantu babonye ko stade itabona baravuga ati nyamara wabona na ba Yusudian ari uburyo batari kubona neza imipira iri kubacamo baravuga ati rero ntabwo stade iri kubona ubwo Celestin nawe aba yamaze kubona ko urumuri rwamaze kugabanuka aribwo yatangira guhamagara abakapiteni ku mande zombi ababwira ati tubigenze gute ko urumuri rutagaragara bakongera bakareba uburyo baruzamura bigira ngo biranga neza burundu ku buryo afata umwanzuro kuvuga ngo reka tuhagarike wenda hakorwe ibindi bintu biri technical barebe ko bakongeramo wenda amavuta se wenda ni moteri yacitse intege barebe ko byakunda ubwo ni muri ya minota 45 tuza kugaruka wenda ishaka guhabwa umwanya kugira ngo barebe ko ari byo bakosora ubwo rero ngiye nibwo namanutse ndavuga ntireka ngende nkurikirane ido negera abasifuzi hari uburyo wenda binora ko baba basanzwe banakubona aho ngaho nibyo baganira rwose ntibakwishishe ko bazi ko nta kibazo biteza icyo bavugaga rero baravuga bati ubundi ubusanzwe ubwo icyo abanyarwanda bashaka kumva ikosa ryari ku ruhe ruhande kuko abakinnyi ba Rayon ubwo n'ubuyobozi bwa Rayon Sport muri rusange nabwo bwasaga no bwamanutse bwaravuga buti nta kindi kintu kigomba gukorwa niba stade itabona nta kindi ni uguhagarika umukino tugasoka muri stade tugatako stade ntabwo bikunda ko ibona hanyuma abo muri mukura nabo kubera ko wenda basaga naho banabariye insinze ku munsi w'ejo umuntu yabara kubivuga ko twari duhari bavuga bati Rayon Sport kwitsinda birashoboka twe twayitsinze ahangaha niho kwitsindira cyane kari mu mukino ubanza wo kwishyura byazagorana bagashaka izindi manevre zakorwa bavuga bati reka turetse gatoya iyi moteri yagize ikibazo bwa mbere amatara barabisana niko navuga barongera bagaruka mu kibuga mu duhundi mwanya ubona nyine umutoza Famille Lutfi abakinnyi bagereza gupushinga kugira ngo bare ko bakina ubwo wenda na president Yves Mukura agerageza gupushinga ariko Celeste akora inama n'abasifuzi bari ubwo n'abasifuzi bagenzi be barimo Jean Paul bari mu mukino ndetse na Ru nka komiseri bakora inama gato kuba inshuro eshatu urumva bwa mbere umukino wakereweho kubera ikibazo cy'amatara baza kuhagarika kubera ikibazo cy'amatara basubukuye nabwo kupire zirongera ziraza avuga tubwo bwa gatatu nta kindi kigomba gukorwa no guhagarika umukino ariko bakibaza ngo umukino ko uhagaze biraza kugenda gute harakurikiraho iki icyo ruwe yasobanuye yarababwiye ngo twebwe turakora raporo tugaragaza ikibazo cyabaye ku mukino avuga ati umukino uhagaze umukino wahozaga mu Rayon Sport uhagaze ku minota 27 bitewe wenda na kupire z'imbere cyangwa se stade itabonaga neza tuyishyikirize ubunyamabanga bwa federation cyangwa se muri federation muri rusange n'abashinzwe competition ubwo nibo baza gufata umwanzuro ariko mukura bakavuga bati iyi stade ntabwo ari iyacu ntabwo ari twe tuyigenga twe icyo dukora ni ugusaba stade ubwo bayisaba ministeri cyane ko na stade itaregurirwa akarere murabizi ni ugusaba stade noneho stade bayihabwa hakaba ari byo bagomba gukora kugira ngo umukino ube ubwo n'ubyo gukiramo amavuta n'ibya security n'ibya protocol n'ibindi bigiye bitandukanye bakavuga bati icyakorwa cyose twe twakoze ibyo dusabwa byose kugira ngo umukino ube ubwo igisigaye cyabazwa ubwo ba nyiri stade kuko uko bayiduhaye niko dusanzwe tuyikoresha ubwizo kopere zose zabazwa ababishinzwe wenda naho hakurikiye amaraporo yandi yaje gukorwa wenda kwizigereza no kugarukaho ariko icyari gihari nko kuri touchline
icyari gihari nuko byasaga naho ntabwo umuntu yabica ku ruhande. Rayon Sport ikiboneza kopire yasaga naho ishaka guhita ivuga ngo nta mpamvu yo gukomeza, ariko mukora akavuga ati reka tureke ko izindi manevure zakora, kuko n'ubundi hari hakiri kare byari nka saa 12 n'iminota mikeya, tureke umukino wakomeza, ariko biza kurangira nyine byanze burundu. Ariko mukura kugira ngo anagaragaze ko ikibazo kitabaturutseho, ngira ngo stade ntabwo bigeze bayizimya, yakomeje iraka kuva umukino uhagaze kugeza nka saa 5 z'ijoro, kugira ngo bagaragaza ko n'ubundi ikibazo kitabaturutseho kitari amavuta arimo y'amatara make yakaga, n'ubundi yakomeje araka, ataka ntiyakomeza kwaka. Ngira ngo wenda baje kuyazimya nka mu gitondo bashaka kugaragaza ko nyine ikibazo atari bagiteje mu by'ukuri. Murakoze cyane. Hanyuma kwizigira tuze gukoresha n'igihe neza, gira kuri dosiye nyayo noneho iyo wavugaga ya report incident. Twabonye ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye bugira itangazo batanga kuri X bihanganisha abakunzi b'umupira w'amaguru nyine kubera ko umukino utabaye. Report incident yo iravuga iki kugira ngo dusove igihe? Yego, dusove igihe twihuta cyane. Ukuvuga ngo habaye ikirero nyuma yuko umukino hagaritswe, Rayon Sport yafashe kwa Sterity imanuka direct, bahita basubira i Kigali. Abantu baravuga batese ubwo match niyo bavuga ngo isubirwemo, yasubirwamo gute Rayon Sport yitaye n'ibindi byinshi cyane aho ngaho hanze ikibuga. Byahise biba rero ngombwa ko ubuyobozi buhita buterana ako kanya kugira ngo harebwe icyabaye ikibazo nyirizina. No kuvuga ngo inzego zikurikira uhagarariye Ministeri ya Sport, umutekinisiye wa Ministeri ya Sport wari uri Huye, umuyobozi ushinzwe amashanyarazi mu karere n'igice. Noneho hamaze kuboneka ikibazo ku minota 17 umukino uhagaritswe, baravuze bati icyambere twatekereza wabona amavuta moteri yayagaye, kuko urumva ni litiro 195 kandi niba bavuga ngo ni 33 urumva ijyamo litiro zirenga 1000. Abantu babonye hari ifoto yasohotse ejo bagaragaza ko hari amavuta yaje kuri stade ya Huye, imodoka ziparitse kuri stade. Yego, muri iyi raporo birimo ko batekereje ko ikibazo cyaba ari moteri, bahita bitabaza litiro zindi 200 barazizana bazongera muri moteri, ariko n'ubundi ikibazo nticyakemuka. Hanyuma rero icyaje kuboneka rero findings, nababwiye ko stade ya Huye ifite amatara 4, 3 yaratse, itara rimwe riranga. Basanze hari insinga z'amashanyarazi zacitse kuri rya poto ryanze kwaka. Iryo bikaba biri ku itara ritera umugongo Théâtre de Verdure. Basanga mu yandi matara 3 impamvu atakaga neza, hari switch 3 zidakora neza. Urimo nabyumva. Hanyuma bavuga ko aya matara yose yakomeje kwatswa mu gihe cy'amasaha 2 kugira ngo barebe niba adashobora kongera kuzima. Baje kurangira muri raporo rero bavuga ko basanze hari amatara 3 akora neza, ariko switch 3 zigomba gusimbuzwa, ndetse n'itara rimwe rigomba kubanza gusanwa kuko ryo insinga zacitse. Ni raporo igaragaraho amafoto 3 ndetse ikaba yasinyweho n'abantu 5. Iyi raporo imaze gusohoka, Mukura Victory Sport yanditse ibaruwa yandikira Federation ibagaragaza ibyagaragajwe na raporo technique, bigaragaza ko Mukura nta ruhare yaba yaragize kugira ngo amashanyarazi ataboneka kuri stade ya Huye. Hanyuma hari speculation zari zihari kuri stade hanze y'ikibuga, bavuga bati hari abantu bashobora kuba babyihishemo bakaba bakata amashanyarazi, bagakata insinga za moteri. Saa 6:47 z'ijoro kuri stade mpuzamahanga ya Huye hagiye inspection yariye kugenzura ikintu bita CCTV cameras, ikintu bita ishusho ryafashwe kuva stade yafungurwa kugeza
match irangiye muri CCTV camera amakuru nkuriye mu gitondo urumva bagiye kugenzura nanjye naryamye amakuru hamwe mu gitondo bavuze ko muri CCTV camera nta muntu bigeze babona yaba yangije igikorwa remeza kuri stade Huye. So nuko bimeze. Rwanda Housing ahaniziramo niyo ishinzwe nyine imyubakire mu gihugu. Birumvikana nyine iyo imaze kubaka ishyikiriza icyo gikorwa remezo bijyanye nyine nawe yacyubakiye. Yego aba aribo stade n'umupira w'amaguru beraho n'ibindi byose bijyanye n'imina siporo. Ushinzwe izo siporo ni minisiteri. Minisiteri nayo nyine igikorwa remezo buri yishobora kuvuga iti kubera yuko kutigwiza inshingano tugira uburyo tuyihereza akarere ka Huye nayo ikayikurikirana mu buzima bwa buri munsi kuko iyi stade yubatse i Huye. Yego ihuye naho bati abibanze bakoresha igikorwa remezo ni Mukura niyo n'amagana. Urumva Mukura nayo nyine niho iziramo iyo yakiriye maci igomba gutegura ibijyanye na match. Nuko ibintu nuko inzego zigenda zihanahana mu bijyanye n'imikorere. Byinshi rero byasobanuye na Kwizigira ndetse na Iberi ntabwo turi bubijyemo mu byo Kwizigira sobanuye sinzi niba aricyo mwashaka kurenza kunyuzamo agatoroshi nko kunyura dutatu. Hari ikintu Kwizigira atangiye avuga ngo abantu bihuye baravuga ngo Mukura avuga ngo stade si yacu. Cyo ntabwo ari cyo, stade ni yanyu kubera ko nkuko stade ya Kigali Pere ari ya Gorira na Gasogi na Rayon Sport, donc iyo se zitangiye ugatanga stade uzakiriraho uba waramaze kuyisaba warayihawe ukayitanga muri federation nka stade nka home yawe ni mu rugo nyine urugo hawe. Icyo gihe ni weho Ferwafa idiringa nawe. Ferwafa ntabwo idiringa na Rwanda Housing keretse yabaye insida ituma bagushakira stade ku mikino itandukanye hagiye kuvugururwa se cyangwa se ni irushanwa ritunguranye. Ariko Ferwafa abantu izi ko bafite stade ya Huye n'amagaju na Mukura kuri match days. Dore nkorohereze mu buryo bworoshye icyo impamvu utagikwepa iyo ngingo tunayivaho tujya kuzindi ko dufite nyinshi na zandani nyinshi. Ntiwavuga ngo stade ni yawe mu gihe umunsi w'umukino ari wowe wakiriye umukino ugashyiraho ibiciro byo kwinjira, ayo mafaranga akaba yawe, ni match yawe. Nubwo competition ari ya Ferwafa, yego, nubwo stade yubatswe na Rwanda Housing irebererwa n'akarere ka Huye, ariko ayo masaha igiye kwakira umukino twibukiranye ko yawe kuko ubatanze amafaranga usabwa kugira ngo uyikodeshe. Yego, n'amafaranga yinjiye aba ari yawe, yewe niyo mazutu ijya muri generator ni wo yigura. Icyo gukwepa ngo stade si yawe icyo cyo n'urubanza rwaciribwa n'uruhinja. Ubwo niba ujye shaka kubyegeka kuri ministeri no yavuga ngo yasi yanjye ngo ministeri ngo ekonomi niyo yabisetinza infrastructure, ubwo infrastructure nayo ikavuga ati natwe ati ibyo bintu byatekerejwe muri presidence, ubwo byarangira stade bayo ya president. Akandi gakoroshe gato ni yawe bavuga ngo umusifuzi mbere ya match ngo ntabwo yagize flexibility ngo asaba ko bamanza gutestinga amatara. Nibyo ni komiseri w'umukino nibyo birakwiye kuko match yagomba gukinwa mu gice gito cy'umunsi n'igice gito cy'umugoroba cya nocturne. Donc ubwo match yagomba kumara igihe kirekire iri mu gice cya nocturne, donc igice cy'ijoro cy'umwijima. Yego, ni ngombwa ko kuko match yagomba kuba muri zo phase zombi, mbere y'ijoro no mu ijoro hari umwijima. Nibyo ko bagomba kubanza gutestinga amatara. Yego, kuko match yagomba gukinwa ku matara kugira ngo hirindwe izindi nsida zaza kwira. Ikindi bavuga ko Mukura yakomeje gusunika yigaragaza ko yifuza gukina. Either way uko byagomba kugenda kose, cyane ko umwanzuro baje gusanga harimo ikibazo cy'amaswitch yangiritse, baje gusanga harimo ikibazo cy'amasinga yahiye. Ekipe ya Mukura nka home team mu bintu yagomba gutegura muri les avant match la veille match uko aba bya bintu byose byo gutegura ambulance zavahe n'ibindi byose, ni inshingano zabo kubanza kumenya ko
stade imurikiwe imeze neza nta kibazo na kimwe kirimo niba bafite urufunguzo rwa kakazu kabamo generator kubera ko bajya guhitamo gukina ku matara bagomba kuba bamaze gukora inspection y'ikintu cy'amatara bashoboraga no gusaba saa cyenda no kuvuga ngo federasiyo iyo bayishaka bari kuvuga ati match yacu turayishaka saa cyenda federasiyo ari kuvuga ati cyane rwose niyo bavuga ngo match yacu twe turayishaka saa munani federasiyo ishoboraga kubasubiza bavuga ati kubera impamvu mwatanze z'ubusabe bwanyu match igiye ku masaha mwasabye twashyize ku matara batabanje kuverifya ko stade yangize ngo akarere ngo niko kayireberera ngo kandi ngo ibi bintu ngo urumva ngo okay ikindi nge nashyiraho mukura brem nubwo nyine itari byiteguye icyo yitagikwe bararangaye barafite ububasha bwo kubigenzura mbere ya match tutajya no mu bindi mbere y'ibyo byose mukura iranabizi neza ko iriya stade harimo utubazo kuko n'ubundi Rwanda Housing Authority yavuze ko igomba kuvuga yakabera atangiye kuvugururwa mu kwezi kwa kabiri byagiye bikerezwa kameme hari impamvu babivuze ntabwo baba babyutse ngo bapfe kubivuga ibi bikoresho mubona abantu bagura nyine byifashishwa mu bikorwa remezo n'ibindi hari n'igihe biba binafite na manda runaka garanti bikaba bimara igihe runaka buriya hari n'amatelefone aba afite igihe runaka ikaba yasaza ukanayikoresha ikuzura cyangwa ikanapfa ntabwo mubizi buriya na televiziyo zigira utuboromo imbere twitwa amakondansateri umuriro ukomeza kugenda winjira wicana iPhone 4 na 5 ziracyagira WhatsApp ntabwo ubizi so ayo makenga yose yatumaga wenda Rwanda Housing Authority ivuga ati dukeneye kuvugura n'ibindi wenda ntibari kubitekereza kuko wenda mu minsi ishize wenda hakinirwagaho bakabona birakunze reka twemere ko byabagwiririye tureke kuvuga nkaho wenda batabyiteguye mu buryo bwa nyabwo ariko warangaye stade amahoro igiye kwakira match bakora test ryari nabo test mu mugoroba ubanziriza wa match nabo bayikoze icyo bashaka kukivuga ngo twarabikoze mbere torana birakunda reka tubivuge gutya ariko ubona ko amaswitch yapfuye all in all ibyaba byabaye byose uko byaba byagenze kose bigaruka kuri bo kuko umukino wari uwabo bibe bibatunguye biba ari uburangare bibe baragenze cyangwa bataragenzuye kuba ibintu umukino ari uwaba ari match day umukino ari uwanyu ku munsi w'umukino ari mwe mwisabiye isaha ari mwe mwishyuje ari mwe mufite match mu biganza totally ibyiza n'ibibi byaba aho ngaho nimwe bireba ubwo icyo tukirenge tujye ku ngingo ya kabiri urakoze cyane ingingo rero nagira ngo tujye zandani nazo ni nyinshi ni nge icyo kuganiraho none aha ngaha kuri iyi meza tuvuye ihuye ni iki gikurikira nicyo buri muntu wese umuriro yibaza n'umufana wa Mukura yibaza tunyura mu itegeko turebe n'ibindi byose bishoboka uretse gatoya hari n'abantu barimo kutubaza ngo muduhamagare muri Ferwafa bavuge ariko Ferwafa agomba kuvuga ari umwanzuro wasohoka Ferwafa twabahamagaye reka bahe verifisiyo ya Ferwafa urayibaha ariko babanze bumve kino kintu umupira nituguhamagara umuntu muri Ferwafa ibyo ari bukubwira arakubwira ngo dutegereje umwanzuro nibyo bampaye wamfara ibyo tubiveho bambwiye ngo umupira reka mborohereza umupira w'i Kigali ibyo tugiye kuganira byitwa zandani ni umupira ibyo bindi urimo byawe ngo bahamagare Ferwafa n'iryo tegeko ugiye gusoma risome ubyibaza byo kugira ngo tukore umuhango nagira ngo muhe verisiyo nyine ashaka ubyibaza ngo duhamagare muri Ferwafa yavuze ngo ntabwo twese ntitwarihuye dutegereje abakozi bacu barihuye twatumye mu kazi gutanga raporo y'ibyabereye i Huye umwanzuro ariko se raporo ntibayitanga mu ikoranabuhanga match kirangira abanyamakuru bacu ntibatanze raporo yabo n'abanyamakuru hanyuma rero n'ubundi yatanzwe niyo ya NCD bakwizigira bavuze Ferwafa rero icyo yari kuvuga nicyo Lorenzo agiye kutujyana icyitwa itegeko noneho aho rero Radio Rwanda ibera Radio Rwanda turetse twinjira muri zandani ibyaganiriwe nyuma y'umukino itegeko rivuga iki bwana Lorenzo itegeko ndabisoma mu gifaransa ngenekereza no mu kinyarwanda ni itegeko rigufi baravuga ngo si un match joué en nocturne est interrompu à cause de l'obscurité consécutive à une panne d'électricité intero iravuga ngo iyo umukino wakinwe mu ijoro mu mwijima uwo mukino ukaba wakinwe ugomba kuba umurikiwe hanyuma amatara akagira ibibazo hakabaho ukutamurikirwa mu buryo bwisubiramo bitewe n'amashanyarazi barakomeza
L'arbitre ne pourra arrêter définitivement la partie qu'après avoir observé un délai d'attente de 45 minutes. Umusifuzi ntahagarika umukino kugeza ubwo nibura uko kwisubiramo kw'ibura ry'umuriro kumaze iminota nibura 45. umuriro ugenda ubura ugaruka Yego. Kuva ku masaha umukino agomba gutangira iminota 45. Bagakomeza. Passé ce délai, l'équipe visiteuse sera déclarée gagnante par la score de 3-0 ou plus si le match a été interrompu alors que l'équipe visiteuse menait par un score supérieur à 3-0. Bakavuga ngo rero ibyo bibaye umukino ugahagarara, ekipe yasuye ihabwa gutsinda umukino n'ibitego 3-0 cyangwa se birenze 3-0 mu gihe ekipe yasuye yari yamaze gutsinda ibitego by'ikinyuranyo kirenze ibitego 3-0. Urumva ekipe niba yamaze guterekamo 5-0 kandi ari returu ukayiha 3 waba uyibye. So niba ibitego bitaratangira kujyamo birenze 3, ekipe ihabwa itsinda kuri forfait ibitego 3-0. Urumva nyine icyo amategeko ya Ferwafa avuga kuri ingingo kugeza aho tugeze ubu ngubu. Wabisobanuye mu Kinyarwanda neza birumvikana. Iryo ni itegeko rigenga umupira w'amaguru mu Rwanda kuri iyo ngingo. Ya Ferwafa amategeko ya Ferwafa. Ni ingingo y'amategeko ya Ferwafa. Niyo wasobanura. Yego. Bigani. Mukurayo hari ibyo bita ngo ni ka force majeure. Ka de force majeure. Hari abantu barimo kugenda basa nkaho babihuza bavuga ngo ibyabaye Mukura nta ruhare yabigizemo. Ndenda ka de force majeure mbabarira sinshaka kuganira ibintu ka de force majeure ibaho ahubwo rwajweretse gato ubikerensa ka de force majeure ibaho. Umupira wa Kigali nugira ka de force majeure ibaho. Umupira wa Kigali ni zanda urwajweretse gato ka de force majeure ibaho. Ahubwo turebe kuri case ka de force majeure yabaye iki nicyo Mukura ishaka ko donc Mukura ikiburana irashaka ko byitwa ka de force majeure. Ibyo byitwa zandani nuko uko wabigenekereza kose ni interpretation y'itegeko kuri shaka. Ka de force majeure ni ibintu udakontorora, ni ibintu by'ibiza by'abiri. Mukura iravuga ngo twaguze amavuta, nta mutekinisiye wa Mukura ukora genereta, ibyo twasabwaga byose twarabikoze. Umva nk'ikintu icyo kibazo cyavuye kuri Mukura. nk'ikintu Mukura ntimuze kwirengagiza iyo ngingo ya Mukura. Mukura iravuga ngo urugero amatara yacu ameze neza, ibintu byose biri ku murongo, inkuba igakubita igahita itwika amashanyarazi. Urumva uretse no kuba match ihagaze n'ubuzima bw'abari muri stade nabwo bwaba bugiye mu kaga. Ibyo ni ibintu tutakontorora. Bakavuga ngo ese ko dusanze amasinga yacu yahiye tuzi yatwitswe n'iki, wenda niyo nkuba wenda niyo mvura. Urumva Mukuru urumva ko irimo irazana ingingo zisunikira ikibazo kutitwa uburangare nk'ikipe yakiniye byitwe ka de force majeure. Handi Ferwafa ivuga mu irengayobora ivuga ngo mu gihe wenda ekipe yahawe stade idasanzwe yakira itatanze muri contexte y'umukino. Urumva bakavuga ngo mu gihe habaye ikibazo gitunguranye umuntu atakontorora, icyo gihe match ishobora gusubirwamo ku munota yari igezeho mu gihe kitarenze amasaha 28. Nabyo Murere yabonye ikanga no kurarihuye ikavuga ngo bazaduhamagara twageze i Nyarugenge boom kwa Stade Kigali twatashye. Icyo nicyo Mukura nayo isunika afite Mukura irashaka ko ka de force majeure. Nagira ngo kiburana nituze gusa nkaho nyine Mukura yo tutari point yayo nayo iravuga iti hari ibyo nyine tudafiteho ububasha bitapfuye kubera ko niko nasesenguye mu kanya nanjye babwira Mukura ngo Mukura biragoye ko babyita ka de force majeure kubera ko ikibazo mwasanze ari ikibazo cyari kimaze n'igihe ubwo mutarakibonye ngo hari switch zapfuye, hari amasinga yahiye, nta nkuba yakubise stade, nta n'imvura yaguye. Urabyumva iyo baza kuba bakoze test imbere ya match, test la veille match uko mu mahoro bigenda. Mu mahoro iyo hari match amateleviziyo ibintu byose batestinga umunsi wanziriza match. Iyo yarabikoze Mukura ari kubona neza ko ikibazo cy'amatara gifite ikibazo, match bakayikina hadakina amatara bakakina saa 9 zandani.
Zandani bavuga ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya kubera ukuntu ibintu bigenda binyuranamo i Kigali biragoye ibyo bintu byo kuvuga ngo code force majeure ngo itegeko oya ibyo bintu ntibibaho hano. Higeze kuba insida hagati y'ikipe ya APR na Rayon Sport i Rubavu, amatara arazima. Yazimijwe ari match finale, ari match Ferwafa ifite Super Coupe. Yego amatara azimye, yazimye Rayon Sport ifite insinzi sibyo ya 2 habura iminota 27 ngo match irangire. Mu gihe haburaga iminota 27 Rayon Sport yavugaga yuko yo ibyayo yabikoze, yari yatsinze umukino deyafo bagomba kwihereza igikombe. APR iti oya, twebwe aho umukino hagarariye muri logika umupira w'amaguru niba utarangiye ubwo turawutangira.